Hey guys, it's your boy Frank from FH Technology Limited. So, uyu munsi mbazaniye akantu gashyashya. Mbazaniye ese wari uzi ko ushobora gukoresha mouse imwe kuri multiple device. Ndi kuvuga kuba waba ufite nk'imashini ebyiri uri gukora ibintu bibiri bitandukanye, hamwe uri gukorera ikintu kimwe n'ahandi uri gukorera ikindi, ariko ari ibintu bibiri bitandukanye kandi ushaka zose kuzikontorora. Ese wari uzi ko hari mouse ushobora gukoresha ukaba wakontorora izo mashini uko ari ebyiri, cyangwa se imashini uko ari ebyiri? So uyu munsi ngiye kubereka mouse, iyo mouse ishobora gukontorora imashini ebyiri, ushobora gukoresha mu gihe uri gukoresha imashini ebyiri kandi uri gukora ibintu bitandukanye kandi ko kubikeneye kubikoresha. Ikindi ngiye kubereka iyo mouse, mbereke n'ukuntu bikorwa, ukuntu ushobora kuyikonekta, ushobora kubikontorora. So let me show you how to do it. So mbibutsa ko nyamuna kora subscribe, nafunguye channel nshyashya kandi yindi habaye ikibazo iba treated. So please make sure you support me. I love you. Just to subscribe, only subscribe bro, subscribe. So bamwereke iyo mouse ndetse mwereke n'ukuntu bikorwa step by step. Come on. Okay guys, reba mouse ukuntu imeze. Mouse ni iyi ngiyi, ni wireless ikaba na bluetooth. Noneho ukuntu imeze urikona ni transparent, ikoze muri material nziza kabisa, handi umva ko inaremereyemo nyine ifite ireme. Noneho iyi mouse ukuntu imeze, aka ka transparent ushobora gukuraho gutya ukaba waka accessinga, kuvuga ngo hano akangaka niko ukoresha ka wireless, kaba kariho hano hari smart, kugira gutya kagahita gafata, then iyo ugize na gutya kano ko hejuru gahita gafata. Noneho ngiye kubereka ukuntu ushobora gukoresha ino mouse imwe kuri device ebyiri zitandukanye. Hano tugiye kwifashisha zino mashini ebyiri, zose ni Lenovo. Iyi ni Lenovo Ultra 5, ubwo ni Generation 14, ni imashini ya vuba T14 Gen ya 4. Iyi ni Lenovo ThinkBook i5 Generation 11. Noneho sasa hari igihe ushobora gusanga hano ndi gukora, wenda ngiye nko updating na mashini, hano hari ibindi ngiye gukora kandi mfite mouse imwe. So ngiye kwereka ukuntu ushobora kubikoresha. Uhita ukuraho kano kantu ko hejuru, then ugafata akangaka gakoreshwa nka wireless, then katugafate tugacomeke mu mashini imwe, kadushomeke muri ino mashini iri hano. Okay, aka twagacometsemo, then noneho tugiye gufata ino mashini yindi tuyiconnecte nka bluetooth, kuvuga ngo hano yifashe ino mouse kayicana hano, ugataninga on, ino buto ya on, ikintu kuri iyo maze gutaninga on, hano iri turned on, urabibona ko kano kantu karaka kabasha kwaka. Noneho then ikintu tugiye gukora, tugiye guconnecta hano bluetooth. Ndakeka hano isanzwe na connected, ako ujya hano muri settings ukajya kuri bluetooth gusa. Noneho reka nemerera hano bluetooth, aka kabanza hano k'icyatsi ni igihe ugiye gukoresha wireless. Noneho aka gakurikira k'ubururu ni bluetooth noneho iri hafi, mu gihe aka gakurikiraho ka kabiri k'ubururu nanone ni bluetooth iri muri range ya kure. Noneho kadushyire kuri no bluetooth ko turi hafi. Uri kubona nkishyira kuri la bluetooth ihisiba connected. Mouse ni iyi ngiyi isiba connected. So noneho uri kubona hano mu gihe yabaye connected, ukabona ko nshobora gukoresha ino mouse kuri ino laptop, ukabona ko hano irakora neza. Ikindi cyiza cy'ino mouse, ifite uburyo ushobora guclosing nk'ibintu uriho. Nk'ubu hano uri kubona ko ino mashini guplayinga video, ukanze kuri kano kabuto, ukabona ko ihita ivaho ikadisparinga. Washaka kuyigarura ukongera ugakanda ikongera ikagaruka. Uri kubona ko kuri ino mashini iri gukora. Sasa ubwo reka tuvuge ko hano hari ibintu uri gukora, noneho hari ikindi kintu ushatse gukora kuri ino mashini ya hano. Ikintu uhita ukora, uhita uza, uri kubona hano turi gukoresha nka bluetooth, uhita uza hano, noneho hano kubera turi kuyikoresha nka wireless,
uhita uza ugakanda ukajya kuri ka kantu k'icyatsi. Nibyo kuri ka kantu k'icyatsi irahita yemera ko iyi ngiyi ubwo uyifashe mu buryo bwa wireless. Ndi kubona nukora urasanga ino mashini yacu yindi ariyo turi gukoresha. Nayo ndi kubona ukanze kano kantu ushobora kuminimizinga video twari turi guplayinga, ikintu wari ufite muri screen ushobora gukontorora ibintu byawe ukaba wakoresha ino mouse kuri device. Uri kubona hari igihe mba ni nko gukora nk'ibintu nkandi ku updating imashini, hari n'ibindi bintu ndi gukora kandi nkeneye mouse, nkoresha ino mouse niyo ibimfashamo, aba nayikoresha kuri device ebyiri zitandukanye. So ino mouse ubishaka nawe wayibona, nagara amafaranga menshi, iragura amafaranga makeya kandi zirahari ku bwinshi. Ni mouse nziza ifite material nziza, ikindi kanasa neza na gasilimu. Iyi mouse wayibona ku mafaranga 25,000 make cyane kabisa. Ushobora kumpamagara, ushobora kunyandikira hose kuko muri description y'iyi video haba harimo contact zanjye, haba harimo email, byose ushobora guca aho ushaka. Ushobora no kwandika muri comment ukamamo contact nanjye ubwanjye nakwihamagarira, byose biroroshye. Ikindi wibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona video z'ubwenge nk'izi ngizi. So urebe n'izindi video ugenda umenya utuntu twinshi, kuko muri ino si ya technology bro bisaba guhora updatinga kabisa, ukamenya utuntu dushyashya twagiye tuza. Bitabaye ibyo waba wasigara inyuma. So make sure you subscribe.